to kill you before. Bashaka kukwica mbere yuko ugira icyo ugeraho. Yes. So aba bantu bigaragaza nk'ipsi zawe nyamara ariko barakwanga mwibanga. Bihishe bigira inshuti ariko bashaka kukurimbura mbere yuko witwa inshuti. Niyo mpamvu nakubwiye ubushize ngo umuntu wese wakwanza akakurwanya niba agarutse mu buzima bwawe mubabarire muhe byose ariko mwiyime kuko ashobora kuba agaruwe n'iki no kurangiza umushinga wari waramunaniye ari wowe kugushyira ku ruhande hasi ku ruhande haroroshye iyo ataza kungira nkaye kuva hari ahantu atiwe n'agakweto yambaye bakaguza ati n'icyo yabashaka. So rero urota utifunguzo utakaza paritsi imodoka wahayewewe utwarwa isakoshi utwarwa ibyangombwa byawe by'ubuke byose cyangwa utakaza document y'ibintu yari ukeneye ni ikimenyetso cy'uko ufite umushutimwanzi ikoga runono ishaka gusenya ibintu byawe kugendaho gake gake. Kurota urya inyama z'abantu barazirya abantu mu nzozi kurumva bagutamitse abantu nyine. Yego. Ikindi z'umuntu ariko hari abazigaburira ntazirye hari ubuziye akabyuka yabihiye mu kanwa kuko umuntu wese urota urya inyama burya n'ibindi bintu abyuka n'inda yanabyimbye burya mu nda yaba yabi mu kanwa burya gusangira n'abazimu kaba kabaye. Uno muntu azarota cya kirahure navuze ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. tuje gukurikira ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Imana y'amahoro iguhe umugisha cyane wowe udukurikiye wakoze subscribe abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda. Amazina ni Jerry turagarutse n'ubundi muri bya biganiro byacu ni icyumweru cy'amasengesho ndetse no kugira byinshi dukomeza guhugukirwa ariko umugambi w'iki cyumweru no kugira ngo abantu bari baboshywe na zimwe mu mbaraga z'umwanzi satani babashe gusengerwa kandi zibaveho zibabohore. Imana ishimwe rero ko dufite mushumba waramutse. Naramutse amahoro ndashima Imana n'abantu bayo bose turi mu masengesho meza cyane ndi mu bihe byiza byo gusenga kandi numva mbohokeye gufasha umuntu wese ngira ngo bahora bambaza za nimero siya no kuzivuga ntushaka uzazandikemo yenda bakazibona uburyo bworoshye nubwo ziba zisanzwe ziriho ariko biri kungora kuko urumva ibintu bya social media ni ukuri udafite impano yo kwihanga. Yego abantu bajya babyumva ndakubwiza ukuri hariho n'ugutuka pe kibaza iyo ututse umushumba ukeneye kagusengera iyo ututse umuntu utazi ko umuntu ari kumwe ibyo bateka mutwe byo twarabyakiriye iby'abisikoro twarabyakiriye byuko tushya twarabyakiriye kandi burya mu muco wa Kinyarwanda cyangwa umuco wo kubana n'abantu nta wanga kwitaba izina atiyise ntabwo wanga kwitaba izina utihamagara utiyise ariko hariho no kuzirikana buriya uko urushaho gusuzugura nyiramavuta ni nako urushaho gutakaza ya mavuta icyo azakuremera. Iyo yatesheje agaciro nawe agutesha agaciro. Kubaha usibye no kwitwa umukristo nyawe ubundi kubaha ni umuco wa buri muntu ni umuco kandi umuco mwiza. Ikindi mu mico myiza iriho ntugatekerereze umuntu ko nutekereza abantu uzaturika umutwe. Yego kwandika n'uburenganzira bwawe no guhamagara uburenganzira bwawe ariko nanjye yakukwitaba ko gusubiza nta tegeko ribimpa ariko buri nabyo si uburenganzira bwanjye
ahubwo yifuza gukemurira ikibazo. Reka buriya nkubwire Jerry, nubwo dusengera abantu ariko ikintu bibagize. Paulo yandikiye abiko ntarabwira ngo ukunda Imana ni umenywa nayo. Imana izi neza abantu bayikunda, izi abayivuga neza, izi n'abayivuga nabi. Sibyo? Nibyo. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Kuri ya gahunda y'icyumweru, za topic z'icyumweru tugenda tureberaho abantu bazasengerwa, uyu munsi twaba tugeze ku noneho uyu munsi turi bwirebe ku kirere. Tukomeje za mbaraga zo gusenga no kwongera ngo twatake ibirere bikomeye, ariko cyane cyane ko Imana yambwiye ngo dusengere bano bantu. Yego. Buriya abantu benshi babaho mu buzima bwo kwicuza, kwinuba, kurakara, rimwe na rimwe bakarakarira n'Imana kandi Imana irengana. Yego. Abandi bakarakarira Satani baramwe ngo ababirimo nabo barengana. Reka ntago Satani aza mu bintu byose. Reka Satani ntago ari injajwe. Ubwo azaza mu busagera, aba afite diru ndende. Ubu yibereye muri Iran, arimo arica abantu, arimo arakora ibintu, yibereye muri Kongo, ibyo ashaka ni intumbi n'indege. Hari utuntu tuba turoza Satani atazamo. Ahubwo imyumvire yacu kadutera kumva ko ari Satani, kumbi ni twebwe. Niyo mpamvu no gusenga bisobanura mbere yuko ngusengera ndabanza amenye ko ari karande, ndayibwirwa n'iki nuko ibikuru biri kuri bene wanyu. Niba ari imivumo ndayibwirwa n'iki nuko ndivuga ibimenyetso runaka mu nzozi, noneho ngiye kumenya ko ari ishuri wijyanyemo cyangwa Imana yakujyanyemo. Abantu bakajya basenga. Uyu munsi wa none ndashaka ko tuganira ku muntu wigira inshuti magara, umwanzi cyangwa icyo twita inshuti mwanzi. Frenemy. Inshuti mwanzi. Bigaragaza nk'inshuti, ariko mbere yo kuba inshuti ashaka kwanza kukwica. Yego. They pretend like a friends. Bigira nkaho ari inshuti, but they want to kill you before. Bashaka kukwica mbere yuko ugira icyo ugeraho. Yes. So aba bantu bigaragaza nk'inshuti zawe, nyamara ariko barakwanga mwibanga. Bihishe, bigira inshuti ariko bashaka kukurimbura mbere yuko witwa inshuti. Niyo mpamvu nakubwiye ubushize ngo umuntu wese wakwanza akakurwanya, niba agarutse mu buzima bwawe, mubabarire, muhe byose, ariko mwiyime, kuko ashobora kuba agaruwe n'iki no kurangiza umushinga wari waramunaniye. Ari wowe wo kugushyira ku ruhande. Hasi. Ku ruhande haroroshye. Ku ruhande bagaruka mu muhanda hasi. Ejo bundi hari umuntu twari tuziranye, ngiye kumva numva telefone irasonnye, nta zina ririho, irasonnye, akajya akomeza ahamagara mu izina ryanjye ngo runaka, nabwira wiriwe, ngo runaka, nabwira wiriwe. Abivuga gatatu ngo meze neza. Yumvise nta kintu mvuze, avuga ngo ni runaka. Ni byiza. Ngo meze neza, nimeze neza. Ngo none se wantije amafaranga ngo ko ntobokesheje. Uratobokesheje. Ntabwo nta mafaranga mfite. Ntituvugana, ntituri inshuti, uretse ko ubu rimwe azi undi nyine aramubona, azi ibyo akora n'ibyo. Ariko ntabwo ndi inshuti ye ku buryo ari njye yahita atekereza mu nshuti, ku buryo agize ikibazo ari njye yahamagara. Uyu wita ngo ni inshuti y'umwanzi, kubera icyizere barayihaye, ababa baragushaka. Akoresha uko ashoboye akaba inshuti yawe ku bubi n'ubwiza, ariko akeneye kumenya information about you, your family, your husband, your wife, your children, your financial statement. Ashaka kumenya inshuti, umuryango, umugore, umugabo, abana, ujya ukora. Uno muntu ashobora gukorera ikintu, umuntu yaguhaye na kado, ese wafungura rebe icyo nakuzaniye. Kasi uno muntu nsindagira kureba ko wampaye ntibihagije. So aba bantu rero akenshi twifashishije Bibiliya twababona. Barimo abagabo b'indyarya, abagabo b'incakura, abagore b'incakura, batavugisha ukuri. Nuvuga ngo ikintu abashaka ntibakeneye ko ugira ibyishimo mu kubaho kwawe. Rongora
ariko ntuzagira ibyishimo. Ubaka inzu ariko ntugire ibyishimo. Muri make icyo ugezeho cyose ukiburiremo ibyishimo n'umunezero. Icyo waruheye ushaka kugeraho nta munezero. They pretend like a friend, but they want to kill you before to be a friend. Vango si inshuti ntibenda no kubabo, ahubwo icyo bashaka ni ukugira ngo bagushyire hasi. Yego. Aba bashobora kuba bari muri famiye, bashobora kuba no ku ruhande. Ikintu ukwiye kumenya, bashakisha bakundana n'abakwanga mu ibanga. Yego. Mu ibanga. Bashakisha abagufasha bakakuvuga nabi kugira ngo utagera ku ntsinzi. Yego. Banga ko wishima, utsinda, banga ibyishimo byo ko icyo bakeneye nta kindi ni ukukudestroyinga down hasi, kugusenya, kukwica no kukurimbura mu bitekerezo, mu bikorwa no mu mutima. Si ukwica ngo bakujyane ku irimbi, kukwica bene ahanga mu bitekerezo rendo ku musazi. Babifuza kupfa ntacyo ugezeho, n'icyo ugezeho cyangirike. Nabo twita inshuti z'umwanzi, tukwiye gusenga tukirukana, kuko no muntu icyambere uzaruta utakaza imfunguzo, urakaza utakaza portemone, ko ubundi abo ngabo icyo bashaka kurwana nacyo si ubuzima bwawe. Oya, bashaka kurwana n'iterambere ryawe. Ibintu ugeraho by'iterambere nibyo badashaka. Babifuza ko unakena bagahora bagakurira no ko bakuririmba, bakuvuga ko baguhaye cyane ngati nanogoye amaso ariko mbigira igitutsi. Ati buriya ataza kungira nkaye kuva hari hantu, ati bana gakweto yamenye bakaguza, ati n'icyo yabashaka. So rero urota utifunguzo, utakaza paritsi imodoka, wahayebewe, utwarwa isakoshi, utwarwa ibyangombwa byawe by'ubuke byose, cyangwa utakaza dokima y'ibintu yari ukeneye, ni ikimenyetso cy'uko ufite umushutimwanzi ikoga runono ishaka gusenya ibintu byawe, kugendaho gake gake. Kurota urya inyama z'abantu, barazirya abantu mu nzozi. Kuko urumva bagutamitse abantu nyine. Yego. Ikindi z'umuntu ariko hari abo bazigaburira ntazirye, hari ubuziye akabyuka yabihiye mu kanwa, kuko ubona umuntu wese urota urya inyama burya n'ibindi bintu abyuka n'inda yanabyimbye burya mu nda yaba yabi mu kanwa, burya gusangira n'abazimu kaba kabaye. Uno muntu azarota cya kirahure navuze, kuko buri kirahure kirebye ibyari kure kibigiza bugufi. Murankurikira. Yego. Uno muntu arota agendana n'umuntu akaburo bagendanaga. Noneho usibye no kurota zanzozi, umuntu ufite ibintu nk'itonde tumusengera Imana, hari ibintu uzibonaho, uzinjira mu nzu bari kuvuga ati baceceka. Icyo ni ikimenyetso mu bigaragara. Frenemies. Kwinjira njya mu nzu ndeba abantu, nahagera ibyo bamvuga bahita babihagarika, mbatwaye iki ko bavuze turi kumwe. Bahindura ikiganiro ngo utabyumva. Bahindura ikiganiro ngo tumva gahunda zabo. Ukase kuki bahise bakora gutyo bitewe n'iki? Kuba bakubonye gusa bikibazo. Rero ikindi barota bano bantu nongera kuvuga cyane, bafite abanzi b'inshuti cyangwa babagenda uruhande. Uno muntu ari ibintu bitatu arota bikomeye ngiye gusobanura, kandi unyumva wese afata umwanya dusenge. Erega buri imbaraga zigusubiza ntabwo ziba mu ko njye nasenze, ahubwo muri rwego makubamo. Hirya yazo tumaze kurota uri mu kazu, akazitiro keje, kuva ngo barakugose ku buryo ariko nazo mbwira cya kiganiro cyahise kuwa mbere nabwiraga nti hari abantu bakunda kugira ibintu byabibanga, ariko bwacye bakabisanga hanze. Cyo ntabwo mbere ko buri ukagerageza guhisha ibintu byawe, ukabihisha abantu, ukabihisha abagenzi, ariko final ugasanga birahari, ukase byageze hanze gute kumba nabihisha. Uno muntu
azarota bamuha impano nafungura asanga harimo ubusa. irapfunyitse neza nka gift ariko imbere nta kintu kirimo. Uno muntu uhemukirwa nawe ni wa wundi wisanga ufite inshuti na wundi wisanga yagiye mu mihango mu nzu zikaye ntayagira akava amaraso ayariyo yose n'ahantu hose. Bivuze ngo uwo muntu muhagararanye uhora kubaza bya bibazo menya neza ko ari we mubisha kandi arimo akurura za mbaraga kuko bano barwanya iterambere ryawe n'umunezero wawe. Iyo uzi ubwenge rero mu gusenga hari ukuntu ugomba guhagarika. Ahangaha uzarota ushyingura ababyeyi bawe cyangwa ababyeyi bagushyingura. Yego. Kandi ufate nk'ibintu biri aho. No, iyo urose ushyingura umubyeyi wawe kandi akiriho cyangwa yarapfuye cyangwa wowe ukarota bagushyingura kandi uriho, biba bivuze ngo hari abantu muri kumwe batakwiyumvamo, bagutakarije icyizere, batanakwemera ariko batanashaka kurekura kuko ntibaragugira uko bashaka. Ntibarakubona ngo bakwice nabi unasare. Niko babakora bano bantu. Iyo rero wazirose ugomba kwirinda no ugasenga ukirukana bano bantu. Kubirukana wangomvira mu buzima no ni strategy, ni uburyo cyubaho. Ni uburyo ubaho kandi ukabana nabo cyane. Ntabwo ari ibintu biremera. Ega buriya bisaba ubwenge bukurimo buranyemeza gukora iki. Rega ikintu cyose kiyoborwa n'ubwenge, ntabwo kiyoborwa n'amarangamutima. Ikintu cyose kiyoborwa n'ubwenge ntabwo ari amarangamutima. None nakunda gatanya abayoborwa n'amarangamutima bisanga mu kibande no mu kishanga hari ngo yisanze mu bigo kuko iyobowe n'amarangamutima. Ariko umuntu uyoborwa n'ubwenge umusanga ukwiye kumusanga. Ikizaba cyo azagira intambara arirata ariyemera ntaca bugufi ntagondwa n'iki, ariko kujya ngondo njugunye mu kabande wamenya ko nta inzira ntagondwa nigumire ku ntebe yanjye. Uyu muntu arota intebe ye bayicayeho. Muri make ibyari byawe usanga hari undi ubifite mu nzozi. Menya rero umuntu uko bimeze, uhagurukirwe n'abanzi kuko abanzi icyo bashaka ntutere imbere, ntuvugwe neza, ntukundwe n'abantu, ntago babikeneye. Barashaka uhora uharabitswe, uwitwa indaya ntawagufashe, uwitwa umujura ntawagufashe, uwitwa udasenga ntawibonye, buri gihe bakwita icyo bashaka cyose kuko n'abanzi babugufi. Kandi bariya kugira ngo buri gihe buzura n'abanzi we kuyamenya amakuru yawe adakwiriye. Ariko wamaze kurota ibintu dukwiye kubahagarika mu izina rya Yesu. Buriya nubwo sinzi wimbazaho ariko buriya mvuge ngo iki, umuntu wese uzabasha gutsinda iyi si igituza, si amaboko, si imbaraga. Papa, umuntu uzabasha kuyobora ururimi rwe, ururimi n'umunwa akavuga bikwiriye, akavuga ibikwiriye mu gihe gikwiriye, uno muntu azarama ku isi. Kuvuga igikwiriye mu gihe cyacyo. Ubu uyu munsi ndi muri studio turimo turakora ibiganiro, ariko umutima wanjye ufite agaporogaramu buriya ndi bugemo. Ariko ntako wavuze none so niwo mpiyo document oya ibyawe turako turangiza. So umuntu ushobora gucunga ururimi rwe, agacunga intambwe ze, agacunga imivugire ye, agacunga imikorere ye, agacunga za nzozi, akagira umwego ngo dusenge, twinjiye muri deep dusenge, byanga byakunda ababanzi bazasohoka muri wowe. Amen. Kandi nibasohoka ntuzavuge ngo barancitse. Bagiye nyine kuko bagomba kugenda. Umva ngo ubundi ugize amahirwe nibagende, kuko hari n'umuntu wicara mu buzima akabangamira umunyamugisha wawe kuko ntakeneye ko destiny helper yinjira iwawe, ntashaka baguteza imbere. Icyo bashaka agume hariya adukore. None se bangaye muri famiye batunze amaduka badaha bene wabakazi hahaya gushaka uwakure. Yego cyane. So Imana ribaho umugisha, mwambwira gahunda zaho ngaho ko ugomba gufata icyo gihe. Urota zino nzozi naduhamagare, turahari, nimero mba nayibabwiye, banayanditse, muyisaba kandi utabashije kuvugana ajya atiza ko undi munsi byashoboka. Yesu amen. Murakoze. Shalom. Amen.